bitanu wahembwe nk'umushahara w'akazi wakoze, amafaranga 5,000 watsindiye muri tombora, n'amafaranga 5,000 umuntu akwihereye, yose ni amafaranga angana. Akoze kimwe, ananganya agaciro, ariko ubwonko bwawe ntabwo buyafata kimwe. Bufata bya 5,000 wakoreye nk'ahari 5,000 bitagatifu. Bifite agaciro gakomeye cyane kuri wowe, nyamara gufata 5,000 watomboye nk'amafaranga adafite agaciro gakomeye ku buryo rwose utanayararana. Kubera icyo amafaranga ahindura agaciro kayo bitewe n'aho yaturutse. Abahanga mu by'imitekerereze ibi babyita mental accounting. Ni ihame ryavumbuwe n'uwitwa Richard Thaler. Ni ihame rivuga ko abantu bafata amafaranga amwe mu buryo butandukanye bitewe n'aho yaturutse cyangwa se bitewe n'icyo agenewe gukoreshwa. 50,000 byo kwishyura ishuri ry'umwana wumva bifite agaciro kenshi cyane kurusha 50,000 byo gutwerera umuntu cyangwa se byo kunywera inzoga. Ubwonko bwawe iyo bubika amafaranga ntabwo buyashyira ahantu hamwe, buyashyira mu dufuko dutandukanye tutagaragara. Ayo wakoreye buyabika ukwayo, uramutse uyakoresheje umunsi umwe wababara cyane. Ayo wahawe nk'impano nayo buyashyira ukwayo mu gafuka kayo, uyakoresheje umunsi umwe ntabwo wababara nk'uko wababara wakoresheje umushahara wawe umunsi umwe. Amafaranga wakoreye ubwonko bwawe buyafata nk'aharemereye kandi akabingira akamaro cyane ku buryo akwiriye kurindwa. Amafaranga watoraguye y'ubwonko buyafata nk'aho yoroshye kandi bikaba byoroshye kwitandukanya nayo. Buyafata nk'ahatabara bihagije. Icyo kumenya hano ariko ni uko banki yo itayatandukanya rwose. Amafaranga y'intwererano bayashyira hamwe n'amaturo ndetse n'imishahara n'amafaranga yose yabonetse mu buryo butari bwiza, yose ajya muri konti imwe kandi akagira agaciro kangana. Ubwonko bwawe nibwo buca iyo mirongo. Nshuti bakunze mudukurikiye, tugiye kuvuga ku buryo ubwonko bwacu bufata amafaranga. Ubwonko bw'umukene butekereza bute amafaranga? Ubw'umukire se bwo buyatekereza bute? Ni iki kiba mu bwonko bw'umukire kitaba mu bwonko bw'umukene? Ni iki kiba mu bwonko bw'umuntu iyo atunze 1,000,000 kuzamura? Abakire batekereza nkatwe? Reka tubivugeho. Muri za supermarché ndetse no mu yandi masoko cyangwa se amaguriro yo kuri internet aho bandika ibiciro kuri buri gicuruzwa, hari igihe ubona igicuruzwa cyanditseho ko kigurwa amafaranga 99, ikindi kikaba cyanditseho ko kigurwa amafaranga 100. Ni ikinyuranyo cy'ifaranga rimwe. Ubwonko bwawe bwo bubifata nk'aho itandukaniro riri mu magambo gusa. Ubu bizi neza ko ibyo bicuruzwa bigurwa kimwe, amafaranga 100, ariko nanone ntabwo ubwonko bwawe bubyumva 100% nk'ahari amafaranga 100. Abahanga mu by'imitekerereze babyita left digit bias. Ni inzira y'ubusamo ubwonko bukoresha ku mibare, bukibanda cyane ku mibare y'imbere, iy'inyuma ntiwiyiteho cyane kandi wenda ari nayo ifite agaciro. Iyi mibare ibanza mu nyandiko ibiri ibumoso, ari nayo mpamvu babyita left digit bias. Abacuruzi ibi barabizi cyane. Bazi ko niba kubwira ko ikintu kigurwa amafaranga 9.99, ubwonko bwawe buza kubifata nk'aho byegereye 9 kurusha uko byegereye 10. Bityo ukumva ko icyo kintu kigurwa amafaranga 9 aho kuba 10, kandi urabizi ko ikintu cy'amafaranga 10 gihenze kurusha cy'amafaranga 9. Kubera ko dusoma tuva ibumoso tujya iburyo, bavuga ko ubwonko bwawe busoma umubare wa mbere bugahita bumenya icyo bisobanuye. Ubwo iyo busomye 9 buhita bugarukira aho ngaho, bukanzura ko ari make kurusha 10. Gusa iri hame rishobora no gukora mu mvugo. Ubajije umuntu ingano y'inzoga yanyoye akakubwira ati ni amacupa 3 n'andi 7, birashoboka cyane ko hari igihe ubwonko bwawe bwagarukira ku macupa 3 akubwiye mbere, ntibwite kuri 7 yavuze nyuma. Ukibwira ko yanyoye amacupa 3 kandi mu by'ukuri yinywera amacupa 10. Iyi ni imikorere ubwonko bwacu bugira ku mafaranga ndetse n'imibare. Hari indi mikorere idasanzwe ubwonko bwacu bugira iyo bigeze ku mafaranga. Abacuruzi benshi iyo bamamaza ibintu byabo bakunze kuvuga ko hasigaye bike. Hari n'abajya kure mu ma etagere bagashyiramo bike, kandi mu by'ukuri atari byo bafite byonyine. Ibi bituma hari abantu bagura icyo gicuruzwa nubwo yaba nta gahunda yari afite yo kukigura, kubera ko abona hasigaye bike akaba yakigura ngo ejo atazagikenera akakigura byarashize cyangwa se byarabuze. Abazi iby'imitekerereze babyita scarcity effect. Mu gihe nk'iki ubwonko bwawe ntabwo butekereza agaciro k'ikintu, ahubwo butekereza cyane ku byago byo kukibura.
kukubwira ko muri ibyo bicuruzwa hasigayemo bibiri gusa ntabwo biguha ubutumwa bw'uko icyo gicuruzwa ari cyiza, ahubwo biguha ubutumwa bw'uko undi muntu ashobora kuza akagutanga icyari gisigaye. Ubwonko bwawe bwumva icyo gitekerezo kurusha uko bwumva ibyo kuzigama amafaranga. Abacuruzi bamwe bakoresha iyi tekinike atari uko ibicuruzwa bigiye gushira mu by'ukuri, babikora kugira ngo bakubuze gutekereza. Iyo bavuze ko bigiye gushira, mu by'ukuri ntabwo ari ibicuruzwa biba bigiye gushira, kwihangana kwawe niko kuba kugiye gushira. Dore indi migirire yihariye ubwonko bugira ku mafaranga gusa, ntiwigira ahandi. Iyo ikintu kigura miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda kiba gihenda. Iyo kinumva uyu mubare byonyine uhita uhagarika ibyo gutekereza kukigura. Ariko iyo bakubwiye ko uzajya wishyura 100,000 ku kwezi kugeza urangije kwishyura miliyoni, ibi ntaho bikanga. Ni igicuruzwa kimwe, ni amafaranga amwe kigura, ariko kubera iki uburyo bumwe bwo kukishyura busa n'ubudashoboka, ubundi bukumvikana nk'ubworoshye. Abahanga mu mitekerereze babyita payment decoupling effect. Ni uburyo bwo kugura ikintu bufasha ibitekerezo byawe gutandukanya kugura no gutakaza amafaranga, bityo bikagabanya ububabare bwo gutakaza amafaranga, ahubwo bikanatuma ugura byinshi kurushaho. Ubwonko bwawe ntabwo bwita ku kiguzi cyuzuye cy'igicuruzwa, bwo bwirebera ingano y'amafaranga uzajya wishyura make make. Bukubwira ko nta mafaranga menshi agiye kukuvamo, kubera ko urabizi ko iyo 100,000 bikuvuyemo bitaryana nk'uko bigenda iyo miliyoni gusohotsemo. Gusohora miliyoni byumvikana muri wowe nk'aho ari icyemezo gikomeye ufashe. Gusohora 100,000 byo byumvikana nk'aho ari bisanzwe, kubera ko ugomba kuba unayasohora inshuro nyinshi. Hano ubwonko bwawe ntabwo buba bwemeye ko ugiye gusohora miliyoni, buba bwemeye ko ugiye gusohora 100,000. Utangira ubyishyura inshuro imwe, ebyiri, kuzageza ku nshuro 10. Umucuruzi ntabwo aba yagabanyije igiciro. Icyo akora ni ukuyicamo uduce duto duto ubwonko bwawe butoroherwa no kubona. Iyo wiyemeje kugura icyo kintu mu byiciro, ntabwo ari ukuba wabonye ko gihendutse, ahubwo waba wafashe icyemezo cyo guhagarika kureba umubare ufite agaciro ari wo miliyoni. Abatekereje ubu buryo bwo guhaha nabo batekereje umwenda. Umwenda nicyo kintu cy'ingenzi cyane mu bukungu bw'abantu n'ibihugu bitandukanye. Ni uburyo bwiza bwo kudufasha kurya ku mafaranga tutarakorera, hanyuma tukazayakorera nyuma. Ushobora kuba utaragura ikintu cy'amafaranga miliyoni 2 icyarimwe. Ushobora kuba utarayakura mu mufuko wawe ngo uyishyure ikintu ako kanya, ariko muri uyu mwaka warabikoze. Apana kuyishyurira rimwe, ahubwo mu byiciro bitandukanye. Twese tuzi ko gusohora amafaranga make ari bwo bwenge. Rimwe na rimwe kugura utuntu twa make, 1,000 aha, 500 hariya, rimwe na rimwe byumvikana nkaho nta kintu twasohoye. Abahanga mu mitekerereze babyita mental accounting. Ubwonko bwawe iyo butekereza ku mafaranga uyashyira mu byiciro, amenshi n'amake. Ibintu bitwara amafaranga menshi ubwonko bubitindaho, bigatuma ubitekerezaho cyane. Ntabwo ubyuka mu gitondo ngo ujye kugura inzu, imodoka cyangwa se ikibanza utabitekerejeho. Ibintu bitoya byo bisimbuka uwo murongo mu buryo bworoshye cyane. Uko niko abantu bagura imyenda ku bazunguzayi cyangwa se ibindi bintu bito bito bavuye mu rugo batabitekerejeho. Inoti ya 500 abantu benshi ntabwo bayumva nk'amafaranga, yewe n'ibihumbi 2. Niyo mpamvu uva mu rugo mu gitondo ugataha mu mafaranga yawe havuyemo 3,000, kandi mbere yo kuva mu rugo utabitekerejeho. Iyo ugiye kugura ikintu cy'amafaranga 1,000, rimwe na rimwe ubwonko bwawe nta kibazo bukubaza, bwo burayarekura gusa. Gusa hari ingingo ihindura ibintu byinshi kuri ibi. Ubwonko ntabwo bujya bukora igiteranyo cy'utwo dufaranga duke duke twose usohora buri munsi. Uramutse ubikoze wasanga ku mwaka usohora miliyoni nyinshi z'amafaranga. Niba buri gitondo unyura kuri coffee shop yo ku nzira ukagura agakombe k'ikawa k'ibihumbi 2, ufashe ibitondo 365 bigize umwaka, ugakuba 2,000, uhita ubona ko mu mwaka unywa coffee cyangwa se ikawa y'ibihumbi 730. Iyi ntabwo ikiri ikawa, ni amafaranga yo kujya mu biruhuko wavuze ko utabonera mikoro. Ishati 2, imwe iriho ikirango cya Dolce & Gabbana, Gucci, Versace cyangwa se ikindi kirango kizwi, ndetse n'indi shati imeze neza nk'iyo ngiriho ibirango bizwi, ariko yo ikaba nta kirango kiriho. Ni ishati zigura amafaranga atandukanye cyane. Iyo ya Gucci cyangwa se ya D&G ishobora kugurwa 150 by'amanyarwanda. Iyo yindi itariho ibirango ikagurwa 7,000 by'amanyarwanda. Nyamara ni ishati zidoze mu gitambaro kimwe, zifite n'ibara rimwe. Kubera iki? Iki kirango kiri ku ishati ntabwo gihindura imiterere yayo, gihindura uburyo abantu bakubona. Abashakashatsi batandukanye
bagaragaza ko kubonwa nk'umuntu w'igitangaza bidashingira ku bintu ufite cyangwa se ibyo wambaye, bishingira ku butumwa woherereza abakubona. Ikirango gihenze, wenda nk'agapome gashunnyeho kuri telefoni n'ibizeru bitatu bya apareye, ubutumwa byohereza ni hari urwego nagezeho, hari ibyo nagezeho mwebwe mushobora kuba mudafite, mfite urwego mbarizwamo rwo hejuru. Ubwonko bwawe ntabwo bugura igitambaro ishati idozwemo, bugura ubutumwa iyo shati yohereza. Niyo mpamvu uruganda rumwe rushobora gukora amashati abiri, imwe iriho ikirango n'indi itariho ikirango. Ibi ntabwo ari bishya, kuva kera abantu bakoresha ibimenyetso mu kugaragaza urwego barimo. Abacuruzi ntabwo aribo bahimbye iki kintu, icyo bakoze ni ukugikuramo amafaranga. Ishati ihenze ntabwo ari abantu bagura, amarangamutima ibatera yo kwiyumva nk'ibitangaza nicyo bagura. Gusohora amafaranga yawe ugura ibintu runaka byorohera buri wese, ariko gusohora amafaranga bakubwira ko uyashoye mu kintu runaka ngo azunguka bitera ubwoba. Gufata amafaranga 100,000 ukayagura ikintu kenshi wumva ntacyo bikubwiye, ariko gufata 100,000 bakakubwira ngo bishore mu kintu runaka bakubwira ko kizunguka bitera ubwoba n'impungenge. Ni umubare umwe w'amafaranga avuye mu ikofi imwe, ariko bigatera amarangamutima atandukanye. Ubwonko bwumva cyane igihombo kurusha uko bwishimira inyungu. Kubura 100,000 bibabaza inshuro ebyiri kurusha ibyishimo byo kuyunguka. Niyo mpamvu kukubwira ngo shyira amafaranga muri iki kintu azaba yikubye 2 mu mwaka bisobanuye kurebana mu maso n'ubwo bwoba bwo guhomba amafaranga yawe. N'abantu bemera kuyashora akazunguka ntibazakubeshye ngo ntabwo bigeze bagira ubwo bwoba. Icyo bakurushije gusa nuko babashije kubutsinda bakemera gutanga ayo mafaranga ngo ikiba kizabe. Gusohora amafaranga yawe ugura ikintu runaka bitanga igisubizo cy'ako kanya, kubera ko icyo uguze uhita ukibona nyine. Ibyo rero ubwonko burabikunda. Ni mu gihe gushora amafaranga ngo azunguke byo nta kintu bita bikuzanira ako kanya. Ni uguceceka ugategereza utazi ikirimo kuba ku mafaranga yawe. Bakubwiye ngo azabyara andi, ariko ntabwo ari ejo mu gitondo. Ubwonko bwacu bwanga kubitekerezaho, bwo bwikundira gihamya. Niyo mpamvu uhitamo kugura ikintu bushobora kubona ako kanya aho kwizera hazaza budashobora kubona. Ibyo ntabwo ari ubujiji, ahubwo ni imiterere kamere yacu yo gutinya igihombo. Abantu b'abaherwe wumva ngo yafashe miliyoni y'amadolari ayigura imigabane muri kompanyi runaka, ntabwo ari uko batagira ubwo bwoba. Bo icyo bakoze ni uguhagarika gushaka gihamya y'uko ibintu bikora buri munsi. Bakoze ku buryo kwa guceceka kw'ibintu cyangwa se kwa kuba atazi niba birimo gukora bitagira igisobanuro, aho kugira ngo bisobanure ibyago. Ibi bijya kumera nk'uko kuva haza ibingibi bya mobile money, aho twakira tukanatanga amafaranga tutayakozeho, byahinduye cyane imikorere y'ubwonko bwacu imbere y'amafaranga. Gukura amafaranga mu mufuko aya inoti zibarika ukayabara ukayahereza umuntu bibabaza ndetse bigatera ubwoba kurusha kuyoherereza umuntu kuri telefoni cyangwa se gukoresha ikarita ya banki. Ubwonko bwawe bushobora kuba hari ahantu bitekereza ko inoti ya 5 itandukanye n'amafaranga 5,000 ari kuri telefoni cyangwa se ku ikarita. Hari abashakashatsi bavumbuye ikintu cy'ingenzi tutari tuzi ku buryo ubwonko bwacu bufata ibirebana no gusohora amafaranga. Cash no kuvuga inoti n'ibiceri ni amafaranga afatika. Iyo uyatanze urayabona kuva mu ntoki akagenda. Kuri telefoni rero ho ni imibare ukanda bakaguha ubutumwa ngo wishyuye, nta mafaranga yawe ubona agenda. Ubwonko bwawe rero butinda kubyandika nk'amafaranga akuvuyemo. Ikindi, kuba twaramaze imyaka myinshi dukoresha inoti n'ibiceri byonyine nk'uburyo bwonyine bwo kubika amafaranga, ntabwo ubwonko bwacu burakira 100% ko ariyo muri telefone ari amafaranga. Ni nayo mpamvu byoroha kuriganya abantu amafaranga, ibyo bita gutubura kuri telefoni, kurusha kubatuburira inoti n'ibiceri. Kubwira umuntu ngo akande imibare runaka byoroshye ko yakwemera kubikora kurusha kumubwira ngo mpi 1,000 nyiguhindurira 10,000. Iyi ni nayo mpamvu byoroshye gusohora amafaranga menshi igihe uyakura kuri telefoni cyangwa se ku ikarita kurusha kuyasohora mu mufuko nk'inoti n'ibiceri. Ntabwo ari uko ibiciro biba byagabanutse cyangwa se byahindutse, nuko kwiyumva nk'utakaje amafaranga biba byagabanutse. Ibi kompanyi zibika amafaranga zirabizi, ari nayo mpamvu zashyizeho uburyo bw'inguzanyo yihuta irimo niyo baguha ugiye kwishyura ngo amafaranga akagushirana. Amafaranga ari mu bintu bya mbere bihindura imikorere y'ubwonko bwacu. Ubwonko bwawe iyo udafite amafaranga ntabwo bumera kimwe n'ubwonko bwawe iyo umaze kuyabona. Bavuga ko hari agace kari mu bwonko bwawe kamera nk'akajemo ibishashi buri gihe iyo ugiye gufata icyemezo kirimo ibyago mu birebana n'amafaranga.
n'igihe bishoboka ko ayo mafaranga ushobora kuyahomba. Mu bwonko bw'abantu benshi aka gace k'ubwonko kaba gasakuza gataka ibyago bigiye kukugwira. Gusa mu bwonko bw'abaherwe cyangwa se abakire aka gace ntacyo gakora iyo bagiye gusohora amafaranga. Nyamara ubwonko bwabo umeze nk'ubwacu twese. Byemezwa ko hari umusemburo uba mu bwonko bw'abantu bakunze gufata ibyemezo bikomeye byanashyira mu kaga ubutunzi bwabo. Ukaba ari umusemburo utaba mu bwonko bw'abantu bigirira ubwoba bwo gufata ibyemezo bikomeye ku mafaranga. Reka dutangirire ku gice cy'ubwonko bwawe gishobora kuba kirimo no kukubuza gukora ikintu uzi neza ko wakabaye urimo gukora aka kanya. Ako gace k'ubwonko kitwa amygdale. Ni gato cyane, kangana nk'urunyobwa runini. Icyo aka gace gashinzwe ni ugushakisha ahantu hose hashobora guturuka ibyago byakwibasira, kakabikumenyesha kugira ngo wirwaneho ufate ingamba. Niyo zone y'ubwonko bwawe ikora ubwoba. Gusa hari ikibazo. Amygdale yawe ntabwo izi gutandukanya uburemere bw'ibyago bikuziye. Ntabwo imenya gutandukanya ibyago bije bigusanga. Nk'ubu ntabwo yamenya gutandukanya niba intare irimo kukwirukankana cyangwa se niba umuntu urimo kukuguza amafaranga ashobora kuzakwambura. Yo ikireba ni uko haje icyago gusa. Ibimenyetso umubiri wawe ugira iyo intare kwirukankanye ni nabyo ugira iyo umuntu akubwiye ko atazakwishyura amafaranga wari utezeho amakiriro, cyangwa se igihe boss wawe akubwiye ko aguhagaritse mu kazi. Abashakashatsi bo muri kaminuza yigenga ya California yitwa Caltech bakoreye igerageza ku bwonko bw'abantu, aho berekaga abantu ibyemezo by'amafaranga bishobora gutuma bahomba nko kubetinga, ariko bakabereka ibyo bintu icyarimwe barimo no kureba mu bwonko bwabo bakoresheje ibyuma. Abantu babanje kujijinganya bakanga gufata icyemezo cyo kurekura amafaranga, naho byabaga bigaragara ko nta byago birimo mu kuyarekura. Ubwonko bwabo bwerekanye ikintu cy'umwihariko. Bakibereka ayo makuru y'ahantu bashobora gutanga amafaranga akunguka, andi ya zone twavugagaho y'ubwonko yitwa amygdale yahitaga itangira gukora cyane nk'irimo gutabaza. Ni nko kuvuza induru ivuga ko ugiye gukora ibara, ko ayo mafaranga ugiye kuyaroha. Ibi nibyo biba ku bwonko bw'abantu batinya gusohora amafaranga ku kintu icyo ari cyo cyose. Uyu munsi hari ubucuruzi bwinshi bukorerwa kuri internet. Ukohereza amafaranga bakakuzanira icyo waguze aho uri. Hari n'abantu bagura ibicuruzwa mu mahanga, nk'abantu bagura imodoka barabizi. Yohereza amafaranga, imodoka bakayimwoherereza ikazamugeraho nko mu mezi 3. Ngo abantu benshi atakwemera kurekura amafaranga ye gutyo gusa ngo yoherereze umuntu atazi uri iyo ngiyo za Burayi. Uyu muntu rero iyo akinatekereza icyo kintu cyo kurekura amafaranga ye muri ubwo buryo, amygdale mu bwonko bwe imera nk'irimo kuvuza induru itabaza. Inshuro nyinshi aba bantu ntabwo baba bakire. Impamvu nuko kenshi kubona amafaranga bisaba gutanga andi. Itandukaniro ryabo n'abantu bakunze gufata ibyemezo byo kurekura amafaranga akajya mu bintu rimwe na rimwe bikazanarangira byayandi menshi, si uko aba bantu batagira ubwoba bwo kurekura amafaranga yabo, oya, ahubwo ubwonko bwabo busesengura ubwoba mu buryo butandukanye. Buri wese muri twe atekereza ko bamwe mu bantu bakira kubera ko babanza gusohora amafaranga yakunguka, bikabatera morale n'akanyabugabo ko kongera gushora andi, kubera ko bibuka ibyishimo inyungu yabazaniye bigatuma bongera gushora. Nyamara ahubwo igisobanuro cyabyo ni ikinyuranyo kibi. Bo icyo bakora ntabwo ari ukwibuka ibyishimo bagize ubwo bungukaga bituma bongera kugerageza, ahubwo gutekereza ibyishimo bashobora kuzagira nibaramuka bungutse nibyo bibasunikira gufata ibyemezo bikomeye mu birebana n'amafaranga yabo. Wowe kuba udafite amakuru y'inzira bizanyuramo ngo amafaranga yawe yunguka andi ubibona nk'icyago. We kutagira ayo makuru y'inzira bizanyuramo nibyo bimushimisha. We mu mutwe we yiyubakamo ishusho y'uburyo kunguka bizamushimisha. Ibyo bikamutera imbaraga zo gufata ibyemezo wowe ubona ari ugushyira ubutunzi bwawe mu kaga. Ahantu ho gushora amafaranga ubwonko bwawe buhabona nk'ibyago bishobora gutuma udufaranga twawe dushya. Kuri we ubwonko bwe buhabona nk'amahirwe yo kunguka amafaranga menshi. Birashoboka ko nta kintu gihindura imikorere y'ubwonko bwacu ku muvuduko munini nk'uko amafaranga bikora. Abantu bakunda gutebya bavuga ko nubwo amafaranga atagura ibyishimo, ariko kurira wicaye muri shato cyangwa wicaye mu kimodoka kinini kirimo climatiseur gihenze bibabaza gahoro kurusha kurizwa nuko waburaye. Niba uri umuntu mwiza abantu bose bakunda bavuga ko uzi kubana, utekereza ko wakomeza kumera utyo uramutse utunze miliyoni 100 z'amadolari? Cyangwa watangira kubona abantu bari mu kazi bafasha akaruhuko ukavuga ko ari abanebwe, ko ari nayo mpamvu badakira? Ni icyo amafaranga menshi n'ubutunzi bwinshi bikorera umuntu mu by'ukuri. Nk'urugero, iyo habaye akantu gatuma utanga amafaranga bitunguranye kandi ukayatanga atari uko ubishaka, ushobora kumara umunsi wose wabihiwe. Ibi abashoferi n'abamotari barabizi.
iyo bakwandikiye bikubabaza umwanya munini. Ibyo bizatuma buri gihe witwararika mu muhanda. Ariko se bakwandikiye amafaranga make cyane kandi ufite za miliyoni kuri konti, uzakomeza n'ubundi witwararike cyane mu muhanda? Birashoboka ko uzitwararika kubw'umutekano wawe n'uw'abandi bakoresha umuhanda, ariko ntabwo uzitwararika ngo bataguca amafaranga. Mu by'ukuri ubukire bwinshi cyane bukora iki ku myitwarire y'umuntu? Ese buramushimisha cyane? Ese buhindura uko yatekerezaga? Izi ni ingingo zituma amafaranga arekeraho kuba amafaranga gusa, ahubwo agahinduka ikindi kintu. Mu kwezi kwa gatandatu muri uyu mwaka, ku nshuro ya mbere mu mateka, umuntu umwe yujuje triliyoni y'amadolari n'umutungo we. Elon Musk. Triliyoni y'amadolari ni miliyaridi igihumbi z'amadolari. Gutekereza miliyari ubwabyo ntabwo byorohera ubwonko bwacu, noneho zigira igihumbi ni 1.12. Uwo ni umuntu umwe wari uyatunze icyo gihe. Aya ni amafaranga menshi ku buryo uyafite ugafata icyemezo cyo kuzajya urya miliyoni 1 y'amadolari buri munsi, byaza gusaba imyaka 2700 ngo ube yamaze. Ibihita bituma twibaza ikibazo dushobora kuba tutaribajije kenshi. Ese gutunga amafaranga menshi bituma ubaho wishimye kurusha abandi? Igisubizo ni yego, ku rwego runaka. Hari ingano y'amafaranga uba utarageraho ukabaho ubuzima bwawe utekereza amafaranga gusa, atari ukuri igisambo, ahubwo kubera ko guhangayikira amafaranga nicyo kintu gishobora kwangiza ubwonko bw'umuntu kurusha ibindi bintu byose bibaho. Gutekereza aho uzakura amafaranga bikuraza uhagaze kandi ukanazinduka, kandi binabangamira imitekerereze yawe. Iyo amafaranga winjiza azamutse, wa muhangayiko uburirwa irengero. Noneho ushobora kwishyura inzu, ukajya guhaha utabara amagarama, kandi ubwonko bwawe ugahagarika kubukoresha siporo utekereza icyo uri burye mu ijoro. Iri ntabwo riba riraha cyangwa se gukira. Ibi ni ugukura imibabaro mu mibereho yawe. Iyi mibabaro igabanutse, ibyishimo n'umunezero birazamuka, bikongera bikazamuka, ubuzima bugatangira kuryoha, n'abantu bakabibona ko noneho rwose usigaye useka bitandukanye na mbere. Uba ufite umutekano mu by'ubukungu ku buryo ya mafaranga kuvamo bitunguranye areka kuguhangayikisha. Abashakashatsi bose bahuriza ku kuba muri iki cyiciro aribwo amafaranga n'ibyishimo biba bingana, rwose bisa n'ibifatanya agatoki ku kandi. Ubuzima bwawe buba bworoshye. Uba ushobora gusangira n'inshuti ntugire ikibazo cyo kwishyura. Uba ushobora gusura abavandimwe ugatahira igihe ushakiye, ukabatahira ubukwe wambaye neza. Hano uba uhorana amafaranga kuri konti yo gukemura byinshi mu bibazo, ariko ntabwo uba ufite za miliyoni. Iyo uzamutse rero ukagira za miliyoni kuri konti zihoraho, noneho uba witwa umukire. Inzu nziza, amafaranga yo kujya mu biruhuko 2 mu mwaka, ukagura imodoka ya siporo, ubuzima buba buryoshye. Iyi modoka yawe uba warayiguze miliyoni 100. Ikintu bigukorera cy'ingenzi na kizindi modoka zose ubona mu muhanda zikora, ni ukukuvana ahantu hamwe ikakujyana ahandi. Ibi imodoka zose zifite amapine 4 zirabikora. Iyawe nta mwihariko ifite, wenda ngo ube wayiraramo. Nibyo ibitandukanye n'iz'abandi, kubera ko yo wenda irihuta cyane kandi iteye neza, ibituma mu minsi ya mbere uyigendamo wishimye cyane. Gusa nyuma y'igihe gito uyigendamo ihinduka imodoka nk'izindi. Hano rero ibyishimo byo kuva ku kutagira imodoka kugera ku kuyitunga byari byinshi cyane kurusha ibyishimo byo kuva ku gutunga imodoka kugera ku gutunga imodoka y'igitangaza ya siporo. N'ubundi byose ni ukuzamuka mu ntera mu butunzi, ariko ibyishimo ntibigana. Hanyuma rero hari urundi rwego ruba ruri hejuru yaha. Iyo amafaranga akomeje kuzamuka, ukaba usibye kugura iyo modoka ya miliyoni 100, noneho ushobora kugura 5, ibintu birahinduka cyane. Apana guhinduka mu buryo wiyumva, ahubwo guhinduka mu buryo witwara ku bantu n'uburyo bafata. Kubera ko hari ukuba umukire, hakaba no kuba umuherwe. Umukire agura inzu nziza n'imodoka ihenze cyane. Umuherwe agura ububasha, agura abanyapolitike bazajya bakora ibyo ashaka, agura ibitangazamakuru bizajya bivuga ibyo ashaka, agura ibikorwa remezo, agura inganda. Aba ntabwo bagura ibintu, bagura ububasha. Ni byiza ko tuvuga ku itandukaniro ry'umukire n'umuherwe. Umukire abatunze za miliyoni, umuherwe abatunze za miliyari. Kuva kuri miliyoni ugera kuri miliyari ni urugendo rurerure cyane. Urugero, amasegonda miliyoni ni iminsi 11, amasegonda miliyari ni imyaka 31. Urabyumva ko intera iri kuva kuri miliyoni ujya kuri miliyari atari intambwe imwe. Ni ibyiciro bibiri by'imibereho bitandukanye cyane. Hagati aho rero, mu rugendo rwo kuva kuri miliyoni ujya kuri miliyari, ni ukuvuga kuva ku bushobozi bwo kugura imodoka ya miliyoni 100 kugera ku bushobozi bwo kugura umwanya muri Sena, hari ikintu gihinduka
kandi ntabwo icyo kintu ari uburyo ukoresha amafaranga yawe, ahubwo ni uburyo ubona abandi bantu bose bakuzengurutse. Paul Piff ni umuhanga mu mitekerereze wo muri kaminuza ya California UC Berkeley. Yamaze imyaka myinshi yiga uburyo ubukire buhindura imyitwarire y'umuntu. Mu magerageza yakoreye ku bantu, hari aho yafataga umuntu akamushyira mu cyumba cya wenyine kirimo igikombe kinini cyuzuye za bombo. Buri wese bamwinjizaga muri icyo cyumba bamubwiye ko izo bombo ari zo guha abana bari muri icyo kigo. Abantu b'abakire binjiye muri icyo cyumba batwaye bombo zikubye inshuro ebyiri izatwawe n'abakene bakinjiyemo. Nyamara bari basobanuriwe neza ko izo bombo ari iz'abana. Ubutaha niwongera kubwira abantu ko uri umuntu mwiza utekereza cyane ku bandi, uzabanza usuzume neza niba atari ikibazo cya mikoro. Muri indi gerageza bashyize kamera mu masangano y'umuhanda ahambukira abanyamaguru benshi ngo barebe ubwoko bw'imodoka zibangamira abanyamaguru mu kwambuka. Imodoka nziza zihenze bigaragara ko ari iz'abakire zabangamiye abanyamaguru inshuro ziri hagati y'3 n'4 kurusha imodoka zisanzwe zihendutse. Hanyuma hari igerageza ryakozwe ku birebana no kwikunda cyangwa se kwikubira. Paul Piff yateguye umukino wagereranya n'igisoro. Umukinnyi umwe akaba umukene, undi ari umukire. Mu kumera nk'usifura uwo mukino yaberaga umukire, bikarangira koko umukire atsinze, ariko mu buriganya. Mu bantu 100 yakoreye hiri gerageza, nta mukire n'umwe wabaye inyangamugayo ngo umukino nurangira bakamuha igikombe agaragaze ko bamubereye. Buri wese baramubazaga akavuga ati ndakinye neza cyane, uyu mukino ndawumva kurusha abandi. Inzira byanyuramo yose ubukire buhindura imibanire y'uwakize n'abasigaye bose. Paul Piff yasobanuye iri hame akoresheje ifoto imwe. Yashushanyije urwego, hejuru ku gasongero karwo ashushanyaho ubutunzi, ashushanyaho amadolari, yandikaho ko uko uzamuka usatira ubutunzi ni kurushaho kureba inyungu zawe bwite. Uko urushaho kwirebaho uharanira inyungu zawe wenyine, ni kwimpuhwe no gutekereza ku bandi bigabanuka. Icyo abantu batamenye ni uko ibi ngibi ari amahitamo y'umuntu, cyangwa se niba ariyo miterere karemano yacu. Aha rero niyo Sukhinder Obi abiziramo. Ni impuguke mu mikorere y'ubwonko, akigisha muri kaminuza ya McMaster muri Canada. Dore ibyo yabonye mu bushakashatsi bwe. Ubwonko bwawe hari imikorere bufite yitwa système de neurones miroir. Ni uruhurirane rw'utunyangingo tw'ubwonko dukora nk'indorerwamo. Iyo ubonye umuntu wakomeretse yakoze nk'impanuka arimo kuvirirana, hari igice cy'ubwonko bwawe kibona muri ubwo bubabare bw'uwo muntu, kikagerageza no kubwigana, bigatuma ufunga amaso yawe ukumva udashaka kureba umuntu urimo uvirirana. Iyo umuntu amwenyuye, imikaya yo mu isura yawe nayo ishaka kumwenyura. Iyi mikorere ni ibyara impuhwe mu bantu. Uku niko wita ku buryo abandi bantu biyumva ndetse ukishyira mu mwanya wabo. Uku niko umuntu akubwira inkuru y'akababaro yanyuzemo ukarira kandi atari we byabayeho. Obi rero yagaragaje ko iyo umuntu ahawe ububasha cyangwa se akisanga mu mwanya w'ububasha runaka, nk'iyo hari abantu ashinzwe cyangwa se hari ibyo abarusha, ibikorwa byo muri utu tunyangingo twa système de neurones miroir biragabanuka. Ubwonko bw'umuntu ufite ububasha runaka ntabwo bugira ubushobozi bwo kwigana ububabare bw'abandi bantu cyangwa se kwisanisha nabo. Izi ni impinduka ziba mu bwonko bw'abantu benshi iyo bagize ububasha runaka. Uko ugira ububasha bwinshi, bwaba bw'amafaranga cyangwa se ubutegetsi, dore ko binagendana, niko imikorere y'ubwonko bwawe ihinduka. Mu 2025 hakozwe ubushakashatsi bwiswe Molecular Psychiatry 2025. Abashakashatsi bapimye ubwonko bw'abantu 35,000 babona itandukaniro rinini mu miterere n'ingano y'ubwonko bw'aba bantu bitewe n'ingano y'ubutunzi bafite. Izi mpinduka bazibonye cyane cyane muri zone z'ubwonko zigenzura itumanaho, kugira impuhwe no gufata ibyemezo. Ntabwo zari impinduka zishingiye ku igabanuka ry'ibikorwa byo muri izo zone gusa, ahubwo no mu miterere ubwonko bwabo bwari bwarahindutse. Nibyo, ubutunzi bwinshi cyane bushobora guhindura imiterere y'ubwonko bwawe. Igiteye impungenge ni uko izi mpinduka zigenda ziba bitewe n'uko ubutunzi bwawe bwiyongera. Hano amafaranga niyo atangira kuba igisubizo ku bintu byose. Ibintu byose ugira icyo ubikoraho bitewe n'amafaranga. Ibintu byose ubitekerezaho bitewe n'amafaranga. Niyo akubwira niba wakoze ikintu kibi, niyo akubwira niba ikintu gihenze cyangwa se niba ikintu atari ngombwa kugikora. Niyo mpamvu mu bihugu bimwe iyo ukoze ikosa baguhana bitewe n'ubutunzi bwawe. Nko muri Finlande, amande baca umuntu utwaye imodoka akarenza umuvuduko bayamuca bitewe n'ingano y'amafaranga afite. Impamvu irumvikana. Amande angana kuri bose asobanuye ibintu bitandukanye ku bantu batandukanye. 50,000 by'amande ku muntu ahembwa 100,000 ku kwezi ni ingaruka ikomeye cyane. Uyu muntu ntabwo aya mafaranga ayatekereza umunsi umwe gusa.
ayatekereza ukwezi kose, bituma mu buzima bwe atazongera kurenza umuvuduko. Ku muntu uhembwa cyangwa se winjiza miliyoni 5 ku kwezi, iyo bamuciye amande y'ibihumbi 50, ibihumbi 50 ni kimwe cy'ibihumbi 100 cy'umushahara we. Ashobora kugenda kilometero kimwe yanibagiwe ko yaciwe amafaranga, ubutaha ashobora kutazatinya kurenza umuvuduko. Ariko iyo bamuciye kimwe cy'icumi cy'umushahara we, ubutaha abitekerezaho kabiri mbere yo kurenza umuvuduko. Uko niko amafaranga ahinduka igisubizo ku bintu byose, akaba ari yagena uko witwara kuri buri kintu. Ibi byose tuvuze bishimangira uburyo twese uko twakabaye muri iyi si ya none. Ubwonko bwacu ntabwo bukora nk'ubw'abakurambere bacu babayeho amafaranga atarabaho. Aba bakurambere bagarutse bavuga ko twangiritse ku rwego rukomeye cyane kubera amafaranga. Nshuti bakunze mudasiba kudukurikira, ibyo turabibashimiye. Ikiganiro cyacu cya none nta tugisoreje. Nitwa Ismael Mwanafunzi, naho ubutaha.